abicanyi babyumvishe batarajya kure, barabyumvishije, dore ngo baragaruka, nawe ndebere, dore abicanyi ngo baragaruka. Umusore ubwo yari amaze kugera kure, bimeze bite? Umukobwa karupa nyagasani, sore tahindura imodoka yihuse cyane. Bimeze bite? Yahinduye imodoka uwo munsi. Ibi ni ibyabaye, bari kutwereka umusore impamvu ashaka kwica Singaniya. Nako Gajini ibintu Singaniya yaje yiruka, gusa yari amaze kugera kuri Sinzi. Yaje yiruka kujira muri esanseri, agusanze kuri sheri we. Yaje hano, sheri wari turore kugera hano, yasanze umuryango ufunguye. Gaho Karupana mu rugo, kumva umukobwa aracyahari burya. Sheri karame, umukobwa nimba yabikuye mu maboko ate. Sheri uzi ukuntu nari mpangayitse. Umukobwa aracyahari. Gusa umusore genda Sachin, aracyamwita Sachin, nta nubwo azi ko ari Sanjay Singhania. Karipana asa nk'uwacitse intege. Byagenze bite? Sheri umukobwa yaramubwiye ati Gajini, yamubwiye izina Gajini gusa. Gajini. Umukobwa yaramwongoreye ati Gajini. Nyagasani ngo Gajini. Sare mu kumuyambira yikaze mama uyo, dore ikintu bajombye umukobwa. Karipana ibigo byari byamujombye icyuma biracyanahari nyuma ye ku mutwe. Nyagasani nuko byagenze. Umukobwa umusore burya nuko byagenze. Twibazaga ninde wamukubise ku mutwe. Umusore uwo munsi yarakubiswe koko. Umusore bamuturutse inyuma bakubita ku mutwe. Umukobwa nawe bamujombye urwuma mu mugongo. Umukobwa arazira kuba yari amaze kumenya byinshi kuri business y'aba bagabo. Aba bagabo ntibize kandi bagomba kurya. Kuba umuntu adafite